Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikira ijambo ry'Imana muri kano kanya, muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba turi kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa kuba isoko y'umugisha, source de bénédiction. Birashoboka ko twaba isoko y'umugisha mu miryango yacu, mu matorero dusengeramo, muri sosiyete tubamo, mu bihugu tubamo, ndetse no muri iyi si muri rusange. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana uko ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 12, tuhera ku murongo wa 1 tugere ku wa 3. Uwiteka ategeka Aburamu ati: va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Murongo wa 3, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Uyu Aburamu ni urugero rwiza rwo kuba isoko y'umugisha, ariko ibi ntabwo bipfa kwizana, hari icyo bidusaba. Imana idufashe cyane. Mu magambo tumaze gusoma tubonye ko hari icyo Imana yamusabye yagombaga gukora, hanyuma iby'umugisha bikaza bikurikiyeho. Yaramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Bishaka kuvuga ngo icya mbere yasabwaga ni ukumvira Imana, agakora ibyo Imana ishaka, hanyuma nawe ikamuha umugisha. Ariko hirya y'ibyo akanabera abandi umugisha, muri make akaba isoko y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Yaramubwiye ngo nzaguha umugisha, uzabe umugisha. Ayo ni amagambo twasomye, ngo kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana ishimwe. Kumvira Imana, kubaha Imana kwa Aburamu waje guhindurirwa izina akitwa Aburahamu, kwatumye agira umugisha uvuye ku Mana, kandi anahinduka isoko y'umugisha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cyaho cya 39 umurongo wa 1 kugera ku wa 5, tuhasanga inkuru za Yosefu. Reka dusome ayo magambo twihuse gato naho. Itangiriro 39 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka
uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Amen. Imana ishimwe cyane. Yosefu uyu ni umusore ukomoka mu rubyaro rwa Aburahamu, ni umwuzukuru we, akaba yarubahaga Imana. Tubibonera cyane mu buryo yanesheje icyaha. Kubaha Imana kwe tukubonera cyane mu buryo yanesheje icyaha, akanga kuryamana na nyirabuja muka Potifari. Muzi ko byamukururiye ikibazo gikomeye bigatuma ashyirwa no mu nzu y'imbohe. Yubahaga Imana rero, Mana ishimwe, maze ageze mu rugo kwa Potifari aho yari yaragurishijwe, ngo nuko niko twasomye Uwiteka ku murongo wa 2, ngo Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza. Imana ishimwe cyane. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, nawe ubwe yarabibonye ko Uwiteka ari kumwe na Yosefu, ngo kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose, bituma yigira inama yo kumwegurira ibyo mu rugo rwe byose, amugira igisonga, amugira umukuru muri byo. Umurongo waho wa 5 niho ngira ngo duse n'abagaruka gato, havuze ngo uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Imana ishimwe cyane. Kubwo kubaha Imana kwa Yosefu byatumye umugisha w'Uwiteka uza no mu rugo rw'umunyegiputa Potifari. Imana ihabwe icyubahiro. Yosefu yahindutse isoko y'umugisha mu rugo rwa Potifari. Imana ishimwe. Twibuke ko turi ku nsanganyamatsiko kugira ngo kuba isoko y'umugisha, source de bénédiction. Imana ishimwe cyane. Ngo uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Ngo umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Imana ishimwe cyane. Mbese nawe wifuza kuba isoko y'umugisha aho uri, mu muryango wawe, mu kazi ukora, muri sosiyete ubamo, mu gihugu cyawe se? Ubaha Imana, witandukanye n'icyaha cyose, ukora ibyo Imana ishaka, uzabona umugisha kandi uzaba isoko y'umugisha. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.